aha ngibyo ngukorera Rigani tuwaye ikaze turakwakiriye urumwe mu banyamafaranga y'abanyamakuru bakomeye kandi ngirirweho ntaho ka message yanyandikiye abuze neka ndebe mubara ngereka nze ndebe ko ari buza no kuza kuvuga ati nohereje banze rebe kari si ibyo rero warukoze nyakira Rugaju nagira ngo nyisobanurire kuri iriya rwose n'iriya video ariko ku izina ry'Imana iri mwishusha abantu kuri BNB rero mukabye ibintu byo gucuruza iri video ryawe se muri abantu ibintu bya YouTube mana yanjye iri video ryawe turi tubwire shamo n'izina ry'Imana wari waduteguje kuri Instagram turi kubona tunugize gutya gusema gakabutura naga none agiye kubona mbona uyu mutaramu ntabwo nayenzi kariwe uri kuri technique yitwa Didier Rwanda ni kuri Instagram bano bajyana mu following ariko bitundi niyo manyagiro wacu Didier_Rwanda yego noneho ndabwese uyu muntu nuwahi ndareba mwese ukuntu kare narebye muri comments zanyu mbona ngo umupira uraganirwa ariko uraza kuganirwa nyine mu bintu akomanse mu byo mwagize ariko ndebye impita mbona niwe n'ubu buryo abayagiye akabifata akabizana akabishyira nagiye kubona mbona mwene wacu umwe uba muri Amerika na Syria aranyandikira ngo ni umukazana se ndavuga se ndasubiza ngo iki ibi bintu kweri we ntababibona ko ari ibintu byo kwamamaza biraho ibyo se baba bireba babibonera he hano banateguje ko wari wateguye ra gusa uyu mukobwa ni mwiza hari umuntu wanakunda ariko wabonye comment ikomeye ndamubonye se ndamubonye ndi mu maji bamwita Carmen ni umwana mwiza cyane abantu bamuzi ariko ngiye gusa ko ntarabasha kugira amahirwe gukorana na Diva umukobwa mwiza nkuriya ngenda bitumye nabonye ya script bayikoze ndavuga niyaba mwakoraga nk'esheshatu buri cyumweru nkagira umunsi umwe kujya gusenga gusa hari umuntu wakwandikiye muri comment sinzamwibagirwa bro cyo kora abanyarwanda bakunda ibintu by'ubukwe pe reka bafuadi babimenye kare bahita babitaza bararongora ariko umunsi umuntu azajya kurongora banzaza sinzi wamugana ngo ivumbire zatumuka umva abantu biriwe bampamagara ngo Rugaju ngo ubukoko ngo ko twakwizeraga ngo uraza ngo kwerekana umugore ngo kuri social media ngo ibyo bintu ngo nibibaho aba twasenganye abo twiganye ndabihorera ngiye kubona mbona bigezerega no muri famille koko se ngo ngo seriye koko ngo bintu koko ngo wabyihoreye koko ngo yerekana umugore koko ngo nago bibongo nta muntu ujya yerekana fiance kuri social media nampaye umwanya wo guhumeka no gutekereza mugategereza ibyo nateguye gukora ati dayi we yararebwe umubyeyi ntabwo yagwamagaye ku dayi we nuriya nyine mama rero we kubera ko sinzi uko nabivuga ko azi ko ntagira ibintu nyine bya aranyizera cyane ko atakuma ntapfa gukora ibintu nyine by'ubu biraho nyine ko nabivuga mama aranyizera ku buryo nk'iyi foto ni nziza cyane hari ibintu atamba irya kabiri negereza irya gatatu nijya bitamo kenshi rwanda ari kuba n'iki kuba nta kibanda ndavuga mukora akazi twirebera umuhungu wo mu misozi miremire niyo twazana twa cyangwa tugakena icyo gihugu nta kintu tutakibonye mwege ni mukuru urumva mwege ni mukuru ubukwe buriya muri tariki 28 z'ukwezi kwa 12 hano hantu reka barebanaga tariki 20 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1990 Gabriel Batistuta abanyargentine bose bamusabye ko azakorera ubukwe i Rosario muri stade ubukwe bwawe turakwinginze kugira ngo twese tubashe kubutaha zana ubukwe muri stade y'igihugu tariki 28 Gabriel bati namwe ni mu bukorwa muzasabe nyine amahoro azaba yuzuye ko biragaragara ko muzagira abantu ariko koga ni beza pe oya nuko nabo mwarebanaga nyine nizere ko nyine basigaranye nimero se nawe muri descripting nkayi ariko tananye nakandika ndi mu mazi abira ndambaye ndashoboye no kwigurira indaze ngo ndaramenya anyambere nasi nukuri kubyemera Rigani ni umwana buriya iyo wambukiranya imigezi ukambukiranya imisozi ukambukiranya imipaka ako gaciro turakazirikana hano uyu muhungu witwa Rigani nta kintu ajya apfusha ubusa bitewe n'aho yavuye bigaragara ariko ese ntumubona icyo ngiye nkubwiye ni iki
ni uko uyu muhungu yarigaragaje bitinde bibe kera ari wowe se Bigani watekereje kwambara agakabutura akajyanisha n'isogisi n'isenge ni umuyumbe urumva saya ntabwo ari amafaranga gusa harimo no gutegura ariko koro kari akantu turebe mbanze ndebe n'isandari nazo Yibuke cyane neza. nebe bodaboda nayo niyambariye nk'umuntu uri mu rugo niko bari babinegetse icyo nakunze ni amabara ari wambaye Kiyovu Sport hagira umuyobo uwitwa mugenzi Faustin aransereza ati ubu wagiye mu iduka kugura imyenda y'icyatsi iyi myenda ntabwo nayigura ni ibintu banzane barambwira ngo ambara ibi nawe araza kuba yambaye atya ni ukubiri bugende ndavuga ni okay wenda kabayemo ni ukugerageza wenda kubiviva bigasa naho dukundana ariko ntabwo dukundana pe ariko suriya mwana ubona yanyemera ashingiye ku kibuye umwana usa gutya ubuze iki se n'iki se mfite ubuze iki se umwana yakwemera guhobera gutya kubera ari inoza gusa mwana akanyenyeri wari wamukandiye nawe yikandi harya YouTube channel yawe Rugaju Sport ifite abafollowers bangaho aba subscribers aho nanjye nako sha igeze ahantu heza ni ukuri kandi namwe mugeze kumfasha murampingira igeze ku 98 n'abantu 108 turabura nk'abantu n'igihumbi na 900 tukuzuza ibihumbi 200 tukuzuza ibihumbi 100 urumva turabura nk'abantu ngo tuvana muri ibihumbi 100 byuzuye abantu bamfashije nicyo kintu ndi guseringa cyane ubu ngubu bakankandiraho nkuzuza 100 mwihangane ntimuze kunyishyuza harya sister wacu Clementine aramenye abayumva wajya ko ukona aranditse aramenye bangande subscribe kuko ndashaka ko nibyuzura 100 nanjye nzahita nkora utuntu twiza nkazajya nshyiraho utuntu tuzima turushijeho nka investing utwo dufaranga ducya muvuga nabonye abakora agastudio keza ngakora ibintu byiza ntabwo tuvuga udufaranga ducye wabonye ibifaranga umaze kubona cyane kandi bajya mu biganiro bya BNB ariko urumva ntago radio nyine ihora ivuga siporo gusa harya mu gitondo namwe mu bya politike iyo havemo abakobwa bacu bakarugenge harimo imbunda icyo gihe ushobora nko kuvuga ati okay nkunda siporo reka ndebe no kuri Rugaju ugakomeza ukumva plateau ku manywa nko mu masaha 8 irangiye ko ati ndebe ukanyura ukareba kuri Rugaju oya reka aha ni mu rugo n'abavandimwe twigukirire kuri YouTube yacu muri comment abantu cyamaze kumpiningira pe bayibone yayitayeho cyane irahari mumfashe mukande subscribe twuzuza ibihumbi 100 nanjye mumfashe nteri family gani family Rugaju kundi bari nibahari bayitayeho manyagiro hano ndabona abantu rwose niba kandi subscribe muri abana beza akobonye no kunna nahari akazi babakunda mane mwubatse ikintu cyiza mbere ko tujya mu kiganiro ndabona abantu banuzuye bibanze twaheraho fete buriya ibitangazamakuru mu Rwanda bigiye bigira ukuntu bitandukana ntacyo ndi buvuga izina ngenda avuga mwebwe mwantumiye ariko hari reputation y'abantu bagira ikabubahisha no mu bandi ku buryo abantu bagutumira bikaba ari ibintu naho ukora n'ababosi bavuga bati rwose aba ni abantu bari seriye ni abantu b'abagabo ni abantu bazi icyo bashaka genda mukore itsoke nawe wanatumira umuntu uvuye hano bakavuga bati umuntu wo kuri BNB ni sawa nta kibazo ni abantu tuzi bari ku murongo bameze neza nabo bajye baza nta kibazo nkabireba rero nkavuga ni radio yaje wenda mu gihe kitari kinini cyane gishize ariko vre mubona ko ni nziza kabisa ni nziza ubona ko abantu nyine bafite impamvu zo kuyikunda reka nanjye nze kureba ko nyigiriraho umugisha uyu mugisha warawugize nanjye nkabona abantu uravuga ugize neza uratangiye ushima natwe reka dushimire cyane ubuyobozi bwa Radio Nationale y'igihugu RBA kuko nkuko bivuze hari igihe ushobora kuvuga uti ampulisi mu kiganiro kimwe ugasanga nabwo ati iyo content yacu igiye gutanga ahandi sometimes ugasanga ariko kubera imibanire myiza n'imikoranire myiza tugirana umuyobozi arakubwira ati buse kuko iwanyu n'iwacu si bimwe tubanye neza turetse twifuza no kubana namwe gusa n'abandi bose twifuza kubana nabo neza ibyo rero nibyo bisanga icyo umusaruro bibyara birangira iterambere ryo muri iki kintu ribayeho ariko kandi ubw'iterambere muri iki kintu rihari igihugu niho cyungukira ni ukuvuga ngo abantu muri iyo monde uburyo batera imbere mu myumvire no mu bumenyi biturutse kuri bantu runaka bashyizemo imbaraga kugira ngo ibyo bintu bikure aho n'usanga igihugu nacyo kirangira kiboneye inyungu cyane ibyo byose rero bisaba ko habaho imikoranire myiza kubahana nk'uko wari ubigarutseho kandi tunashimira cyane bagenzi bacu dukora umwuga umwe ndetse n'ibigo
bikora nkatwe kuko buri wese afite umusanzu kuri iterambere ry'igihugu cyacu dukomerezaho gufatanya burya kandi burya naje kumenya ko Imana ukuboko kwayo kw'impuhwe kuba mu bafatanya cyane. Oya iyo abantu badashyize hamwe kiba ari ikibazo, wenda turigera mu makuru mu kanya no kuryongorera ari sawa. Njye nabonye nk'igihe mwateguraga Rwanda Burundi iri ziriya match za basket hari abatipe bamwe ntari buvuga amazina twasangiye ahantu kandi b'abanyamakuru ngakare ibintu ngo byabare abantu dabwa bro, ntushobora gukora ikintu ngo wumve yuko wabaye umugabo cyangwa uwadanje mwene so muri kumwe mu kintu ameze nabi. Reka nkubwire buriya abantu benshi industry ubona zigenda zitera imbere nuko abantu bashyigikirana bakanasetinga standard kandi ari nk'uruganda. Uziko buriya BNB bimeze nabi, umunyamakuru wa siporo wa hano yahembwa nabi, uziko bituma n'uwo ku yindi radiyo nabo bavuga ngo abanyamakuru wa siporo ntabwo bahenda ngo mu muhimake ngo nta kibazo, ariko iyo bamenye ngo uwa BNB yazamutse, uwo ku yindi radiyo yazamutse, uwo ku yindi radiyo yazamutse, abantu bati seriye barabuze cyane. Wa undi umuhanga ugasanga ise abona ka kanyenyeri twavugaga. Industry rero abantu iyo badafatanyije bayiri mu kibari cyozo, wigeze kuba ubigarukaho uburyo Real Madrid na Barca zigira ahantu zihurira zikanahuza zikanaganira zigashaka ikintu bombi bahuriye ba setting standard cyane kuko utabikoze gutyo biragoye ko umuntu yakomera wenyine. Naye byicyogiye buryo mwabishyizemo imbaraga binaba successful rwose, turamobiliza natwe mu bushobozi bwacu. Shimira cyane bagenzi bacu badufashije kandi bigende neza. Ariko bimaze kuba ndibuka nandikiye Jarek ndambwani hari akantu coach Gaye nambwiye kumufasha kitwa Legacy Tournament, mfasha kugapushinga, mbwira Fuad mfasha kugapushinga, mbwira Gicumbi, mbwira umva mbona abantu barabikoze babihaye imbaraga babishyize mu biganiro kandi nta kintu wabahaye, nta mafaranga wabahaye, nta kiguzi bakwatse. Ni kwa kundi bavuga ngo uyu muntu ni umuntu mugenzi wacu, niba hari ahantu ashobora kuba yazagira cyakabona akaryo reka tureke nyine kumuzitira kandi mufite audience nini. Ubwo ndanabibashimiye nabyo kandi byagenze neza. Ubwo rero ibyo gufatanya nundi wese uzagira iki gikorwa cyiza akora twebwe turi tayari gufatanya n'uzagera kuza kutugana kuko twebwe duhora dukeneye ubufasha bwa bose cyane. Reka duhere kuri Fuad, reka duhere ku kigaruka mbere yuko tujya muri topic zacu. Reka mbere ko samo yazuzura kugira ngo duhere kuri topic yacu. Yagarutse mu ikipe y'igihugu yitwa Toni Kroos nyuma yuko y'igikombe. Yategereza ubu ngubu Fuad ni umuntu atangiye gukora nka 2013 na 4 icecekere 2009 yari afite tubare wenda kuri radio DC igihe yagiriye mu kazi nyine akabangwa agiye ku kazi nyine wenda atangiye gukorana na Rugimba 2014 na 15 reka nudushaye duheraho, ariko yatangiye 2013 nango ni umuntu ufite nk'imyaka 10 mu kazi myiza idafite ikibazo. Ugenda ubare company zo muri iki gihugu izitwa ko zikomeye akorana nazo, ugenda ubare iyo batahuye umbwiye ngo iyi company ntigeze ikoranaho na Fuad. Dukorana mu buryo se uzamamariza zawe bwite wowe pana radio ngeze bya BNB FM umwezi, ibyo ntago ari byo mvuze byawe ku giti cyawe kuri social media za iza betting, izicuruza ibyo kunywa, izicuruza imyambaro, izicuruza amatelefone, izicuruza banza uzagera ugakorana n'izicuruza abantu zino za human trafficking. Rero ngurugero banza nazo niziza muzakora nta kintu na kimwe utakoranye na cyo yakubaga kampani kamuranye nako ngize amafaranga nyakuye kubaka kandi ngize amafaranga rigani yakoranye n'abacuruzi mikoro riga umva no kwize kuri liga ntago nakubeshya hano epfo mu gace hano kuri arya kuri software akazi gakanga bamuhaye akazi ngo ko kwamamaza imva urumva aramamagara atari kirakajyaga kugura ndagenda hageze arambwira ati rero bano bantu Jesse ntabwo nabikora ariko barashaka kujya wamamaza imva ngo bafite promotion ngo yo gutanga n'indabo ukuvuga ngo uyuguze imva
bahita bakongeza Nimba ni serikeye serikeye indabyo ntuzigura iba ari muri packaging ngo baguha fada nambwe ati ako kazi wagakora ndavuga ndetse wowe kutagakora akaze nk'ibyo bintu ndi gutekereza nk'ubwo buryo ari kuzaba ibyamamaza ukavuga urumva ibintu byose kenshi babyamamaza aravuga ngo nugura byinshi turabonera makeya discount ese umuntu yaza kugura serikeye imwe ukamubwira wenda sinzi ko zigura wenda tuvuge tera n'ibihumbi 300 kabatoya ntabwo byavamo wenda ubwo umucuruzi akabatoya ni 500 rwose ni nziza ifite ibi nibi ikoze mu rubaho rwiza dore wenda inyuma inasa neza ntago wenda umuswa wayirya ibintu nk'ibyo nyine akakubwira ibintu byinshi ati rwose umucuruzi wenda ukamubwira ati rwose nayo ifite 300 ariko basi reka nongere usenkane ngo 35 none se muri ya publicité yawe na sinema kwa kwamaza bati ngaho tware ebyiri basi wishyura 700 nimo kumubwira ati wafushije umwe jyanira n'undi ugurira ebyiri rimwe nubwo ati wafushije ariko n'ejo wamenya turifuza ko ariko kwamaza serikeye biragoye cyane namuhaye akazi arakanga ari guca wagira nkora iki ugiye mba nagutekerejeho nk'uhagaze kariya kazi kari kanyagije hari amafaranga yari meza ariko yarayigisemo pe ibaze poste imwe bamuhaga 80 naratekereje amafaranga meza poste imwe naratekereje navuga ariko njye postinga mbwira nkangurira abantu ngo wapfujije hakurya mbwira abantu ngo mwihangane oye wapfujije ariko umukiriya ukomeye ahubwo wapfujije yari umukiriya ukomeye ninjye mvuga ni na runaka zigurira ahangaha oya benewe hari ibintu nyine kandi dukenera mu buzima busanzwe ariko ushobora gusanga nyine muri sosiyete kubyakira ngo wenda wabikangurira abantu bigoye kandi hari ibiri mu byo dukenera kenshi kuko abitaba Imana ni benshi tunihanganisha imiryango y'ababuze ababo ariko nyine ntibivuga yuko nabo badakenera iyo serivisi kuko nanone abakorera serivisi nabo babikora kugira ngo babeho kandi nyine bacuruza banatanga nabo bazayikenera ibintu byo gupfa nyine nuko ari ibintu bidutera ubwoba cyane kuko ntibijya biba bishya iyo bivuzwe ariko kuko ari ibintu twese bizatubaho umuntu abishoboye n'umuntu ntanagutuka kiriya gitutsi ngo uragapfa cyangwa urakagira ute ushatse wambwira ati tsoke ntacyo bizambaho nzagenda nawe ariko uzankurikira ariko ndabizi neza ko nta byose baba bireba babibonera he hano banateguje wari wateguye gusa uyu mukobwa ni mwiza hari umuntu unakunda ariko wabonye comment ikomeye ndamubonye se ndamubonye ndi mu mazi ariko ahantu hose ureba ahantu tuvukana bari abahungu bangana nkaho abana n'ibyo ngibyo bakora abahungu bangana nkatwe ubu bafite abana 4 none se apara ibyo ngibyo bugenda nkaho twese ko twakuze abana bose n'ibyo bakora kiretse wenda abana bavuka iwabo inkoko zitera baryoreti none hari abana batajya babona inkoko iwabo ariko bahora n'umureti kubera iki twatuntu twita utumwana dushyiramo amagi amakureti ikureti zihora zitera ubwo ndavuga zitera muri alimentation bazana iwabo barunda ngaho abo bana nabo barahari ubu mwana niwe utazajya niwe utazirukana nyuma y'inka niyo mpamvu twebwe rero ko twakuze jewe najyaga ndagira inyama bakambwira ati nawe uri inyana 11 zari inyana 10 nawe uri muri izo ati nawe ari umukecuru ajyaga nshoro ngo mwana ngo ninyizo ngo wanya nawe yanyitanga inyana y'intuza n'iki urayumva nyine hamwe yose nk'ubu koko ubu mburi ati n'ubu nese urashaka nkwita inyana y'iki uri inyana se nk'izo ngizo